Dushuhuje bene data mwese duhuriye muri Kristo Yesu, tubashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, njye ubasuhuje ni Uwizeye Françoise, utuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse mu karere ka Karongi, mbasuhuje mu rukumbuzi ndetse tunabakunda cyane kuko twumva twabagezaho amagambo y'Imana kubwo kugira ngo tubashe kugira igihagararo nangwa se mu buryo bwo gusenga tujye tumenya uburyo twasenga. Imana ni ishimwe. YouTube yacu ni nshya ntago yari yamaramo igihe tuyitangiye, rero ubwo turabasuhuje kandi tubasaba kugira ngo mu gihe cyose wumvishe ijambo ujye ukanda subscribe kugira ngo ikibwirizo nangwa se igihe cyo gusenga nawe bijye bigufasha mu gihe utari wasenga umanze wumve ikibwirizo kugira ngo ubone intangiriro y'uburyo uri busenge. Imana ishimwe. Mbere rero yuko dutangira turamanza dushime Imana ndetse mu sengesho. Turagushimye Mana data turagushimye Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yatandukanyije inyanja n'ubutaka, Imana yaremye umuntu, Imana yaremye ibituye isi. Ijambo ryawe riratubwira ngo nta na kimwe kitaremwe nawe. Turagushimye ko natwe twaremwe nawe ndetse tukaba tugihumeka. Ijambo ryawe rifite imbaraga Mwami, rijya rivuga bikemera, ryavuga bikaba ndetse ryategeka ibyo ritegetse bigakomera. Reka tugushimire ko waturinze Mwami, ukaturinda muri iyi minsi Mwami tubayemo. Ni iminsi igoye abagenzi, ni iminsi iruhije, ariko wabashije kuturindira ubugingo ndetse n'imibiri. Izina ryawe nirishimwe. Tugiye kumva ijambo ryawe Kristo, reka Mana umwuka wera waryandikishije niwe ubasha kurisobanura ndetse akarisobanurira n'abaryumva. Mwami turaguhamagaye kugira ngo uze uyobore ijambo ryawe ndetse n'ababasha kuryumva ribabere inyunganizi Mwami mu nzira ijya mu ijuru. Reka bibabere imbaraga ikomeza umugenzi muri uru rugendo. Tubigusabye tugushimiye mu izina rya Yesu, amen. Turashima Imana rero kubwo kuduhereza akanya nk'aka ngaka ko kuvuga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turariha ijambo rivuga ngo isengesho rigutabara mu ntambara urimo n'iz'igihe kizaza. Ijambo ry'Imana twumvise ari byiza ko twarifatanya hamwe mbere y'uko dusenga, kuko n'iri jambo ryabonetse nangwa se baryifashishije nabo bari mu gihe cyo gusenga nk'iki gihe nawe urimo, nk'iki gihe nanjye ndimo. Abantu b'Imana bari mu bihe bisenga, abantu b'Imana bari mu bihe by'ububyutse bwo gusenga, ariko noneho hari igihe abantu basenga ugasanga umuntu arimo arasengera muri vide, ntazi uburyo ari busengemo, agasenga yiganyira gusa, agasenga yitotomba gusa, agasenga arira gusa. Ariko ijambo ry'Imana tugiye kumva ni ryo kugira ngo ritwereke ese twasenga ute, ese isengesho dushobora gusenga twarisenga mu buhe buryo, ese isengesho ryawe ni irya ryari, ese rizakora mu kihe gihe nangwa se rizagarukira mu kihe gihe, ese isengesho ugiye gusenga nangwa isengesho wasenze rizakugirira umumaro ryari. Ijambo ry'Imana ryatubwiye neza yuko isengesho usenze mu gihe cyawe rikugirira umumaro no mu gihe kizaza. Abantu barabimenyereye, abantu bamenyereye kuvuga iyo mvugo, bakavuga ngo wivomerera amazi, ngo mu igihe kizaba amazi atagihari uzabe warivomereye amazi. Ariko noneho njye n'ikindi kintu nagerekaho, si ibyo gusa, ahubwo ni ijambo rivuga ngo gusenga nangwa se isengesho ushobora gusenga
rikagufasha mu ntambara urimo n'izo mu gihe kizaza. Ese ni irihe sengesho? Turasoma, mwene data aradufasha gusoma mu ngoma za kabiri ibice 20 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 9. Arasoma mu izina rya Yesu, amen. Kadusome mu izina rya Yesu. Maze bakakibamo kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo, basenga bati: nitugerwaho n'ibyago, ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara, tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu n'imbere yawe, kuko izina ryawe riri muri iyi nzu. Tugutakambire uko tuzaba tubabaye, nawe uzumva utabare. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwiye ku ntambara z'umukozi w'Imana nangwa se intambara z'Abayuda. Ubwo Abayuda bari bagize intambara zari zibagezeho. Noneho umukozi w'Imana Yehoshafati yarazi uburyo bwo kubana n'Imana mu buzima bwe bwa buri munsi. Ntabwo yize gusenga ari uko ikigeragezo kimugezeho. Amena. Ntabwo yize gusenga ari uko ikibazo kije. Ntabwo yize gusenga ari uko ikigeragezo kimugezeho. Ntabwo yize gusenga ari uko intambara zije. Abayuda ntabwo bize guhamagara Imana ari uko Abamowabu babateye. Ahubwo Abayuda bari bazi kubana n'Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Noneho nuko bigera igihe ubwo Imana yaherezaga umukozi wayo Aburahamu isezerano, ikamubwira ngo abana be azabona urubyaro rwinshi. Turabyibuka ubwo yavaga mu gutabara agarutse, Imana ngo igihe yari yicaye agatotsi karaza, yumva yamanje igihe yagarukanaga iminyago agaruye na mwene se. Noneho birangije ahura na Melikisedeki. Ahuye na Melikisedeki aramubwira ngo amuha 1/10, aramubwira ngo amuhaye umugisha. Haleluya. Arangije umukozi w'Imana Aburahamu aragenda, yari afite umunaniro mwinshi cyane. Ubwo yaragiye avuye kugarura iminyago yari yanyazwe, aho yarari agatotsi karaza, ariko aryamana umubabaro nangwa se asinzirana umubabaro, yibaza kuri ririya jambo y'umukozi w'Imana nangwa se ririya jambo Imana yamubwiye ngo imuhaye umugisha. Noneho uwo mubabaro umubamo, aravuga ngo se Imana impaye umugisha, ubundi umugisha wanjye ko nzawuraga umugaragu, none umugisha ni umugisha ki ko nta mwana mfite? Noneho akiryamana iryo pfunwe mu mutima nangwa se akibitekereza, nibwo Imana mu nzozi yamuziye iramubwira ngo sohoka nkwereke. Ageze hanze abona inyenyeri, arazireba asanga abona ntashoboye kugira umubare wazo. Arongera arabwirwa ngo uko ziriya nyenyeri zingana nangwa se uko umusenyi wo ku nyanja ungana, niko urubyaro rwawe ruzangana, ngo nyamara ruzaba abanyage mu gihugu cy'abandi, bazaba mu gihugu cy'abandi, babe abanyage, babe imbata mu gihugu cy'abandi, ngo ariko nyuma y'imyaka 400 nzabakurayo. Umukozi w'Imana abana iryo sezerano. Iryo sezerano rero umukozi w'Imana Imana yamuhaye, niryo sezerano Yehoshafati bageze igihe cy'amakuba, yibutsa Imana isezerano Imana yavuganye n'umukozi w'Imana Aburahamu. Birangije igihe bari bageze rero mu ntambara zikomeye, Yehoshafati aratekereza aravuga ngo se
ibibazo bibaye ibibazo, ahamagara abayuda bose abashyira hamwe, aravuga noneho reka twibukiranye, nawe muri iki gihe cyawe ufite intambara, ariko reka mbabwire ngo isengesho rya Yehoshafati nangwa isengesho ry'abayuda ubwo bari kumwe, nangwa isengesho ry'Abisirayeli ubwo bari bagabweho, ubwo ibitero byari bibaziye, isengesho basenze, barasenze baravuga ngo ubwoko bwawe wabukuye mu gihugu cya Egiputa, umaze kubuzana ubugejeje ahangaha bakubakiramo inzu, iyo nzu barangije basengeramo isengesho rivuga ngo, nangwa se isengesho rivuga riti, iryo sengesho rero Yehoshafati nangwa se abayuda basenze, niryo sengesho nshatse kukubwira ngo niryo sengesho riri bugutabare muri iki gihe, niryo sengesho riri bugutabare mu ntambara urimo, iryo sengesho niryo riri bugutabare nangwa se rizagutabara no mu ntambara z'igihe kizaza. Ni ukwibikira isengesho, nangwa se ni isengesho rishinganisha ubuzima urimo n'ubuzima bw'igihe kizaza. Noneho barangije, kuko bari bazi ko intambara zitazabura kubaho. Kankubwire mwene data, bene data, reka mbabwire ngo ntabwo intambara zizarorera kubaho, ariko menya ikintu cya mbere, menya gushinganisha ubuzima bwawe, nangwa se ushinganishe intambara zawe, uzishinganishe ku Uwiteka, kugira ngo icyo gihe kizaza, niba intambara zizaza mu mezi ari imbere, niba intambara zizaza mu mwaka uri imbere, niba intambara zizaza ku muryango wawe, ariko zizasange warahamagaye Imana, zizasange waramaze gushinganisha ubuzima bwawe, nangwa se ubuzima bw'imiryango yawe waramaze kubushinganisha. Nuko birangije, Yehoshafati n'abariya Bayuda baravuga ngo tukimara kuzuza iyi nzu, twarasabye turavuga tuti, turagusaba ngo nitugerwaho na mugiga, nangwa se nitugerwaho n'inzara, nangwa se nitugerwaho n'ibindi byago, ngo uzadutabare, ntukabure kudutabara. Noneho barangije baravuga ngo twaragusabye ngo igihe tuzaza tugasengera imbere y'iyi nzu, igihe tuzaza tugasengera imbere y'iyi nyubako, igihe tuzaza tukinjira muri iyi nzu tugahamagara izina ryawe, twatewe n'inzara, nangwa twatewe na mugiga, nangwa se twatewe n'ibindi bihano, ngo ntukabure kudutabara. Noneho iryo sengesho barangije, iryo sengesho igihe ibitero byari bibabanye byinshi, iryo niryo sengesho basabye, iryo sengesho niryo nawe ukwiye gusaba mu bihe byawe. Ntabwo ari ugutabaza ari uko watewe, ahubwo reka ushinganisha ibyawe mu gihe intambara zitari zaza, shinganisha ibyawe mu gihe urimo, ushinganishe n'ibyawe by'igihe kizaza, kubera ko iby'igihe kizaza uzagera igihe wibutse Imana yuko hari ibyo wigeze ukora, uzibutse Imana ko washinganishije ubuzima bwawe, uzibutse Imana ko washinganishije umurimo w'Imana Imana yaguhaye, uzibuka ko washinganishije ndetse n'impano Imana yaguhaye. Ubwo ibitero bikurwanya mu buryo bw'umwuka bizaza, ubwo ibitero bikurwanya mu buryo bw'ubuzima bizaza, ubwo ibitero bikurwanya birwanya umubiri wawe igihe bizaza, igihe uburwayi buzaza ku mubiri wawe, uzibutse Imana uyibwire ngo Mana, wibuke yuko nagusabye ngo uzarinde ubuzima bwanjye, uzarinde ubw'umuryango wanjye, uzarinde umurimo wampaye, uzarinde umurimo wampaye, uzarinde impano wampaye, kugira ngo icyo gihe nikigera rero ukabona birakomeye, ukabona impande n'impande ibitero biraje. Mwene data, nta rindi sengesho ukwiye gusenga muri icyo gihe, nta rindi sengesho wasenga usibye kwibutsa Imana ibihe byashize, ibihe wagiranye n'Imana. Ese ibihe wagiranye n'Imana ni ibihe?
ndashaka kukwibutsa no kukugira inama, nanjye nyigira ngo reka tujye dufata, nuba wagize amahirwe, nuba waciriwe akayira, nuba wabonye umwanya, niba uri kumva ikidendezi cyabirinduye, niba wumva Betsaida yawe, niba wumva umwuka yururutse muri wowe, niba wumva marayika yururutse muri Betsaida, uzajya ushinganisha ibyawe, ushinganishe n'iby'igihe kizaza, kuko hari igihe kizaza ukaba utagishobora gusenga. Abangaba bari bashoboye kubivuga, ariko hari igihe umuntu aba atagishoboye kubivuga, noneho rya sengesho ry'igihe cyashize rikaza rikakurinda mu gihe utagishoboye kuvuga, nangwa se mu gihe udafite umwanya wo gupfukama, ukaba ibigeragezo bikuzabiranyije, rya sengesho wishinganishije, iryo ngiryo niryo rizagutabara. Reka nkubwire ngo umukozi w'Imana Salomo yubakira Uwiteka inzu. Amaze kubakira Uwiteka inzu, arangije aragenda, abantu bataha urusengero. Bamaze gutaha urusengero, umukozi w'Imana Salomo aragenda apfukama mu rusengero, aravuga ngo Uwiteka Imana, ngo igihe abantu bazaza muri uru rusengero bafite ibibazo, uzabumve uzabasubize, ngo ndetse n'abazerekeza amaso uru rusengero rw'i Yerusalemu, ngo abazarwerekeza amaso bafite intambara, abazarwerekeza amaso bafite ibibazo, uzabumve uzabasubize. Mwene data, reka nkubwire ngo mu gihe cyawe uzajya usenga, usengera ibihe urimo, usengera n'ibihe bizaza, wishinganishe mu bihe urimo n'ibihe bizaza. Noneho twibuke neza umukozi w'Imana Daniyeli, ubwo yari ageze mu bihe bikomeye, arangije yasengaga rimwe, ariko noneho afata ibihe akajya asenga 3 mu munsi. Ariko igihe yasengaga, ijambo ry'Imana riratubwira ngo yakinguye idirishya akarekeza amaso i Yerusalemu, icyamuteye kwerekeza amaso i Yerusalemu, mwene data, icyamuteye kwerekeza amaso i Yerusalemu, urusengero rw'i Yerusalemu, nuko umukozi w'Imana yari yamanje gusenga, akavuga ngo uzerekeza amaso uru rusengero, ari kure akarwerekeza amaso, agasenga yerekeje amaso urusengero rw'i Yerusalemu, uzamusubize. Hari isengesho ry'ubwiteganyirize, hari isengesho uteganyiriza umwana wawe, hari isengesho uteganyiriza umuryango wawe, hari isengesho uteganyiriza umurimo w'Imana Imana yaguhaye, ukawuteganyiriza kugira ngo iza ntambara nizizagera uzongera ubwira Imana, uvuge ngo Mana, wibuke ko cyagihe naje imbere yawe nkagusaba yuko ninterwa n'intambara uzantabare. Turabizi neza abantu b'Imana, iyo bageze igihe cyo kusa umwaka bagiye gutangira undi, ahenshi bakunda kubikora, bagasengera umwaka bagiye gutangira, bakavuga ngo intambara zirimo ntituzizi, bakavuga ngo ibibazo birimo ntitubizi, bakavuga ngo nyabuneka intambara nizibyuka uzantabare, bagasenga isengesho bakavuga ngo umwaka uri imbere ibyorezo birimo nibiza ntitubizi uzaturengere. Nuko bya bihe byagera, bakongera bakibutsa Imana ko bigeze bayisaba bya bintu bitari byaza, nangwa se bya bigeragezo bitari byaza. Umukozi w'Imana Daniyeli asenga yerekeje amaso urusengero rw'i Yerusalemu, arangije aratabarwa, kuko nawe ubwe yari afite kwizera ku isengesho ryasenzwe kera, ryamugiriye umumaro. Isengesho uzasengera umwana wawe rishobora kuzamugirira umumaro utakiriho, iryo sengesho rishobora kuzamugirira umumaro wowe utakibaho. Isengesho dusenga turisenga mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Nujya usenga usengera intambara urimo, usengere nizo mu gihe kizaza, kuko intambara ntabwo zizareka kubaho igihe cyose. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo turacyafashe ibihe mu ntambara, ntabwo ibihe twari twabikurwamo, ibihe by'intambara ntabwo twari twabikurwamo. Kandi nk'umuntu yikura umwenda w'intambara, umuntu yikura
gukuramo iteni y'intambara ari uko yatabarutse. ubu ngubu ntitwari twatabaruka, turacyari ku rugamba. hari urugamba rw'amagambo, hari urugamba rw'ubuzima, hari urugamba rw'ubukene, hari urugamba mu murimo w'Imana. ushobora kuba mu murimo w'Imana ufite intambara, ushobora kuba ufite urugamba ku mubiri wawe, ushobora kuba ufite urugamba rw'ibyifuzo bikurwaniraho bitari byashyika, ushobora kuba ufite urugamba rw'ubwoba rw'ibihe. ariko reka nkubwire ngo hari isengesho ugomba gusaba, ugasaba muri izo ntambara, ugasenga kubw'izo ntambara urimo, ariko wibuke no gusenga kubw'intambara z'ibihe bizaza, kugira ngo Uwiteka azabe mu ruhande rwawe. narangiza iryo sengesho niryo rihamagara Imana. iyo wibukije Imana ukayibutsa ngo Mana wibuke icyo wavuganye nanjye, uzibuke Mana wibuke icyo nakubwiye. umukozi w'Imana Habakuki aravuga ngo nzaguma ku munara wanjye nkomeze ntegereze icyo navuganye nawe, nkomeze ntegereze. ese wowe icyo wavuganye nawe nicyo utegereje? icyo wavuganye nawe komeza ugitegereze, ariko menya ngo icyo wavuganye nawe icyo ngicyo nicyo kizatuma utabarwa. icyo wavuganye nawe, isengesho wayisabye niryo rizatuma utabarwa. ntabwo ari ugusenga ngo ni ngombwa ngo icyo usabye ako kanya ukibone, oya, ahubwo ni ukwiteganyiriza kugira ngo intambara z'igihe kizaza Uwiteka azibuke ko wabaye imbere ye. komeza ube imbere y'Imana mu gihe kizaza. Imana izakubonere muri cya gihe wari urimo, mu gihe gikomeye. Imana izabona ifoto yawe y'ahandi wari upfukamira cya gihe ugezemo gikomeye. igihe gikomeye, ibihe bikomeye ntabwo bizabura kuza. umukozi w'Imana Pawulo aravuga ngo dore ibya mbere byarashize kandi ibindi biraje, ngo kandi bije byo birusha ibya mbere kuba bibi. niba ibya mbere, niba ibya nyuma bije birusha ibya mbere kuba bibi, ujye uzamura isengesho usengera ibihe bizaza, kugira ngo ibyo bihe bizaza ubutabazi bw'icyo gihe buzabashe kuzanwa n'isengesho uri kubasha gusenga ubu ngubu. Imana yacu ni ishimwe. ijambo twashakaga kubagezaho ni iryo kuvuga ngo isengesho ry'ubutabazi, isengesho rigutabara mu gihe cyawe, mu gihe cy'intambara yawe no mu gihe cy'intambara zizaza. isengesho rigutabara mu gihe cy'intambara urimo n'iz'igihe kizaza, ni isengesho rirakwiriye. wijye usengera ibyawe by'ako kanya ngo urekere iyo ngiyo, kuko ejo hawe hazaza ntabwo hazi, hashobora kuba ari habi cyane kuruta aho uri ubu ngubu. niyo mpamvu ukwiye gusenga isengesho ukavuga ngo Mana, umunsi w'ejo nindamuka ndiho, intambara zizaba zirimo uzazindwanirire. umunsi w'ejo ni ukuri Abamowabu nibaturuka iburasirazuba uzandengere, abadayimoni nibaturuka iburasirazuba nangwa iburengerazuba uzambe hafi. intambara z'urugo rwanjye nizibyuka uzantabare, abana banjye nibarwara uzabakize. ugasengera n'umurimo wawe w'ejo, n'umurimo w'Imana nawo ukawusengera mu gihe kizaza, nk'uko umukozi w'Imana yasenze, yamara agasengera n'abantu b'igihe kizaza, ndetse agashinganisha. Daniel yabikora bikamutabara, iryo sengesho ry'umukozi w'Imana yasenze rikamutabara. ndetse hari n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yona nawe igihe yari mu nda y'urufi, mu kwizera yerekeje ngo amaso, nawe yerekeza amaso urusengero rw'i Yerusalemu. ni ukuvuga ngo abantu bacu batubanjirije beremeraga bakazirikana. nawe zirikana isengesho ry'igihe cyashize, zirikana isengesho ry'igihe cyashize, sengera ndetse n'ibihe bizaza, kuko ibihe bizaza iryo sengesho rya none niryo rizakuzanira ubutabazi bw'ibihe bizaza. turasenga Imana kubwira ijambo. turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, ampevele tervome enkenevompe vamsi jineve epayi. nta kintu nabashe kuvuga Mana kirenze icyo umaze kuvugana natwe. twumvishe neza yuko Mwami
ayiwe ubutabazi bw'intambara zacu mu gihe cyacu ndetse n'ubutabazi mwami isengesho ry'ubutabazi mu gihe cyacu no mu ntambara z'igihe kizaza turakwinginze ngo utwumve mu izina rya Yesu Kristo turasenze dusengeye ibihe byacu turimo n'ibihe bitugoye ariko reka dusengere n'ibihe bizaza Yesu umukozi wawe aravuga ngo uzapfukama yerekeje amaso uru rusengero uzamwumva uzamusubize reka natwe twongere dushinganishe mu gihe kizaza mwami mu gihe kizaza kugira ngo uzibuke gusenga kwacu reka uduhe imbaraga zo twongerera ibihe byo gusengera ibihe bizaza mwami turashinganishije ubuzima bwacu bw'igihe mwami gisigaye imbere turashinganishije mwami urubyaro rwacu mana nibagera mu ntambara Yesu nibagera mu bibazo imiryango yacu nigera mu ntambara abana bacu nibarwara nitugira intambara mu murimo wawe intambara nizibyuka mu murimo wawe mu izina rya Yesu Kristo uzadutabare reka Mana duhamagare kuko uri Imana itagihinduka kuko Yehoshafati yaguhamagaye akakwibutsa isengesho basenze akakwibutsa akakubwira ngo nitugerwaho n'inzara bagiranye nawe amasezerano mwami bagiranye nawe amasezerano iyi saha nanjye ngiranye nawe amasezerano ngusaba ngo mwami abantu bawe nibagerwaho n'amakuba uzabarengere abantu bawe nibagerwaho n'intambara uzabarengere abantu bawe nibagerwaho n'ibyago uzabatabare abantu bawe nibagerwaho n'ibibazo bigiye kubarengera uzabatabare kuko ijambo ryawe ryatubwiye ngo nitugutabaza uzadutabara none mwami kubw'ijambo ryawe abakozi bawe baratabawe Yehoshafati aratabarwa urangije urururuka wibuka ko hari isengesho bakubwiye wibuka ko hari icyo basengeye ku buzima bwabo wibuka ko bashinganishije ubuzima bwabo natwe dushinganishije ubuzima bwacu dushinganishije ubuzima bw'imiryango dushinganishije ubuzima bwo mu mwuka dushinganishije ubuzima bw'ubugingo dushinganishije mwami ubuzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo uzadutabare ndetse n'uyu munsi udutabare Mana twumvishe ijambo ryawe reka baryumvishe babashe kugira igihagararo Mana reka babashe kumenya ko isengesho mwami isengesho ritabara umuntu ari mu ntambara n'izigihe kizaza ko ari ukwisabira no kongera mwami gushinganisha iby'ejo hazaza natwe turaguhamagaye ndangingiye itorero ningingiye abantu bawe mu ntambara barimo n'izigihe kizaza nanjye ndatambye mwami nanjye ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo uzabatabare ntukabure kubatabara nibagutabaza uzabatabare nanjye ndagushimye kubwira ijambo reka ijambo ryawe ribona umwanya mu mitima yacu abaryumvishe bose babashe gufashwa naryo nanjye ngushimye nkunezerewe mvuze ngo haleluya haleluya ngushimye mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana nihabwe icyubahiro ni ukuri turabakunda uko Imana izajya idushoboza tuzajya dusenga ndetse tumanije gushyiraho n'ijambo ry'Imana kubwo kugira ngo dukomezanye mu rugendo rujya mu ijuru. Shalom shalom.